kubw'ineza yawe mwami aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayivuga zavuga kugira neza kwawe yo aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza nzayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho sizaceceka kandi sizatuza kwamamaza iyo neza yangiriye zavuga iyo neza mu bakomeye bose zayiririmba iyo neza sizaceceka kwamamaza iyo neza zavuga iyo neza yangiriye umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari mituro mfite byo gutura akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye nari mituro yo kugutura uhaye umutima utegeke zayivuga ineza ineza yawe zavuga imirimo wakoze zavuga imirimo wakoze iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zayivuga ineza yawe imirimo ikomeye mu buzima bwanjye aho nzaba ndi hose mu mahanga no mu batakuzi iyo neza zayivuga iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza yangiye zavuga iyo neza zavuga iyo neza oya sizaceceka zavuga iyo neza iriho zavuga iyo neza zayiririmba zavuga iyo neza zavuga iyo neza iriho. Amen. Yesu ashimwe. Turabasuhuje mwese radio Kwizera. Dutangiye ya gahunda ijambo ry'Imana tuba dufite buri wa gatandatu hano muri Amerika saa 7 z'ijoro, muri Afurika mu bihugu bya Afurika yo hagati
bari mu masaha moya za mu gitondo. Ubwo tugiye gutangira ijambo ry'Imana nk'uko gahunda nyine ipanze, nk'uko abenshi mubimenyereye. Tugiye kugira ibihe byiza, turabijeje, kuko ijambo ry'Imana ni ibyo kurya byacu twebwe abakijijwe, kandi buri wese aba akeneye ijambo ry'Imana. Ukijijwe akeneye ijambo ry'Imana, n'udakijijwe akeneye ijambo ry'Imana, kuko twese dukeneye Imana. Imana mu buryo ubu n'ubu buri wese aba yikeneye. Niyo mpamvu tuba dukeneye ko Imana ituvugisha kugira ngo tumenye uko tugendana nayo, kuko turayikeneye. Mu by'ukuri navuga ko tuyikeneye kurusha n'uko idukeneye, n'ubwo idukunda cyane ku buryo ikora byinshi biruta ibyacu kugira ngo twiyegereze, ariko mu by'ukuri dukeneye Imana. Ukeneye Imana, nanjye nkeneye Imana. Bityo rero uburyo dufite bwo kubasha kuyumva ni ukunyura mu ijambo ryayo, ni ukumva icyo Imana ivuga, cyane cyane inyuze muri Bibiliya, kuko Bibiliya ni ijambo ry'Imana. Umuntu wese aba afite kumva no kumenya icyo Imana imuvugaho, icyo Imana imushakaho, kandi biba ari umwanya mwiza kugira ngo tunayibwire ibyacu natwe, kuko iyo tuvugisha natwe birushaho kuduha amahirwe yo kugira ngo ibashe kutwumva, natwe idufashe mu byo tuba ducamo byose, kuko hari ibyo tudashoboye, hari ibyo udashoboye, nanjye hari ibyo ntashoboye. Icyo gihe rero ni Imana mu by'ukuri imanuka cyangwa se iza ikadufasha. Ubwo rero tugiye gutangira dusenga Imana kugira ngo Imana ibane natwe, ituganirize. Tugiye kwinjira mu mwanya mwiza cyane, umwanya w'imigisha. Wowe uteze amatwi ijambo ry'Imana muri aka kanya, ugiye kugira ibihe byiza hamwe natwe, kandi Imana irashobora kukwishimira. Tubaye tugusaba imigisha mu izina rya Yesu. Tudusenga Imana. Mwami Imana yacu, tuje imbere y'ubwiza bwawe kandi tuje duciye bugufi. Tuje muri wa mwanya mwiza, umwanya w'ijambo ryawe Mwami. Uyu ni umwanya ukomeye, ni umwanya twubaha, kandi ni umwanya dukunda, kuko uyu mwanya wo kuvuga ku ijambo ryawe Mwami, ni umwanya wadutoranirije kugira ngo Mwami Yesu tukubere ibikoresho, nawe ugire icyo ubwira ubwoko bwawe. Ubwo rero tubanje guca bugufi nk'ibikoresho watoranije, kugira ngo ubanze utweze udutunganye, utwereze uyu murimo Mwami. Dukoze ikara ryaka ku munwa, dukureho ubwandu bwose umwanzi aba yaradushyizeho. Ni ukuri uri Imana ibabarira, wakicaye ku ntebe y'imbabazi. Ubwo rero natwe Mwami kugira ngo tukuvugire nuko ubanza ukatweza, kuko iyo utwejeje biba byiza. Uraza ugaterana natwe, uraza ukadukoresha, uraza ukavuga, kandi ni ukuri byose bikagenda neza. Urakoze rero kutubabariye, urakoze Mwami ko uhirwe yo kuza kuvuga ku ijambo ryawe. Aya nyita amahirwe akomeye, kuko ntabwo ari benshi Mwami babifite, ariko turagushima cyane kuko waduhaye amahirwe kugira ngo tujye tuvuga ku ijambo ryawe Mwami, dushobojwe nawe. Urabizi neza ko muri twe nta buhanga bundi burimo. Ijambo ryawe ni iryawe, niwe uzi kurisobanura, twebwe turi abantu ntabwo tubizi, ariko turinginze kugira ngo uyu munsi Mwami n'ubundi aba ari wowe uvuga, aba ari wowe uvuga, aba ari wowe usobanura ijambo ryawe. Nyine twebwe tukubera ibikoresho, twemere udukoreshe, ariko Mana icyo ushaka kigerweho hakoreshejwe imbaraga z'umwuka wera. Umwuka wera ari we usanga abantu. Ni ukuri abantu bagira inyota yo kumva ijambo ryawe, abantu bagira inyota yo kurisobanukirwa, abantu bagira inyota yo kurikurikiza. Mu gihe nk'iki Mwami ni ukuri tuyoborwe n'ijambo ryawe, kuko barahirwa abayoborwa n'ijambo ririmo byose. Ijambo ryawe ni ukuri, ijambo ryawe ririmo ubuzima, ijambo ryawe ni ibyo kurya, ijambo ryawe niryo rituyobora. Ubwo rero Mwami ndingize kugira ngo iry'uyu munsi rizegere aho dukura n'aho ridushyitsa, rigire ibyo ritwungura. Ni byiza kunguka mu ijambo ryawe, ni byiza gukura dukujijwe n'ijambo ryawe Mwami. Ndasabye rero kugira ngo ijambo ryawe rikomeze kutwigisha, duhinduke bashya mu buryo bw'umwuka, kugira ngo tubashe gukora ubushake bwawe.
urakoze rero mwami wacu tuguhaye umwanya wa mbere muri iki cyicaro reka mana tukwimike wime haba yo uvuga nk'umwami twebwe duce bugufi tukubahe tukubera ibikoresho ubundi hakorewe gusa icyubahiro cyose kibi cyawe byose tubisabye mu izina rya Yesu amen. Imana iguhe urakoze cyane gusenga. Uyu munsi tugiye gusoma igitabo cyo kuva igice cya 35 aho twasomye ubushize twari twasomye 34 nyine ubwo aho twabonye ko Uwiteka yahaye Mose ibindi bisate by'amabuye biriho amategeko kuko ibindi yari yabimennye. Mose yari yabimennye noneho Imana imuha ibindi bisate by'amabuye ariko twabonye nyine ko nubwo ari Mose wabibaje Imana ubwayo niyo yongeye yandika amategeko n'urutoki rwayo. Yego nubwo amategeko n'ubundi yari afite agaciro kayo nubwo bisate by'amabuye bya kabiri byari byo Mose ubwe yabaje cyangwa se yaconze yakoze. Hanyuma twabonye ko Mose yaje arabagirana kubera ubwiza yaramanukanye avuye ku musozi hejuru kubona n'Imana. Twabonye nyine ko gutindana n'Imana uko urushaho gutindana n'Imana ni uko urushaho kugira ubwiza. Ubwo rero yaje afite ubwiza bw'Imana bumuriho kubera ko yaramaze iminsi 40 ari kumwe n'amajoro 40 ari kumwe n'Imana. Bityo rero nanone harimo ibanga ry'uko nyine uko urushaho gutindana na Yesu ni kurushaho gusa nawe. Yego uyu munsi rero tugiye gusoma umutwe w'amagambo uyu munsi n'umwe. Umutwe uravuga ngo amaturo yo kuremesha ihema ry'Imana. Ubwo tugiye gusoma tudatinze kugira ngo tuze gusobanura mu kanya ariko abadukurikiye turasaba ngo mutege amatwi kuko ibyinshi urabona ibyinshi ni ibikoresho byagomba gukoreshwa nyine mu kuremesha ihema ry'Imana. Birasaba ngo umuntu akurikire yumve nayo mazina y'ibyo bikoresho ahanini nibyo biza kuvugwamo. Harimo n'ibindi bivugwamo ariko cyane cyane harimo amazina y'ibikoresho cyangwa se by'ibintu byakoreshejwe mu kuremesha ihema ry'Imana. Ubwo ugiye gusoma kugira ngo dukurikire n'abadukurikiye mwese mukurikire ijambo ry'Imana mwumve uko byari bikurikiranye uko byari bimeze. Reka dusome mu izina rya Yesu kuva igice cya 35. Umutwe w'amagambo nk'uko bivuze haranditse ngo amaturo yo kuremesha ihema ry'Imana. Mose ateranya iteraniro ry'Abayisiraheli ryose arababwira ati ibi ni byo Uwiteka yategetse ko mukora mu minsi 6 imirimo igikorwa ariko uwa 7 ujye babera umunsi wera isabato yo kuruhuka yerejwe Uwiteka. Ugira umurimo wose awukoraho azicwe. Gacana umuriro mu buturo bwanyu bwose ku munsi w'isabato. Mose abwira iteraniro ry'Abayisiraheli ryose ati iki ni cyo Uwiteka yategetse ngo mwakire amaturo Uwiteka aturwa na bene wanyu. Umuntu wese wemezwa n'umutima we azana ituro atura Uwiteka ry'izahabu n'ifeza n'umuringa n'ubudodo bw'umukara wa kabayonga n'ubw'umuhengeri n'ubw'umuhemba n'ubw'ibitare byiza n'ubw'ubwoya bw'ihene n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi n'imbaho z'ibiti byitwa imishita n'amavuta y'amatabaza n'imibavu yo kuvangwa n'amavuta ya elayo yo gusiga n'iyo kuvangwa igahinduka umubavu mwiza wo kosa n'amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo gutwikirwa ngo ahungwe ku mwambaro witwa efodi no ku gituza. Umuhanga wese wo muri mwe aze areme ibyo Uwiteka yategetse byose. Ubuturo n'ihema yo gusakara iryo hema n'ibikwasi byabwo n'imbaho zabwo n'imbumbe zabwo n'inkingi zabwo n'imyobo yo kuzishingamo n'isanduku yera n'imijisho yayo n'intebe y'ihongerero n'umwenda
wo gukingiriza ahera cyane, n'ameza n'imijisho yayo n'ibintu byayo byose, n'imitsima yo kumurikwa, n'igitereko cy'amatabaza yo kumurika n'ibintu byacyo, n'amatabaza yacyo n'amavuta yo kumurikisha, n'igicaniro cyo koserezaho imibavu n'imijisho yacyo, n'amavuta yo gusiga n'umubavu mwiza, n'umwenda wo gukinga umuryango w'ubwo buturo, n'igicaniro cyo koserezaho ibitambo kiriho igisobekerane cyacyo cy'umuringa n'imijisho yacyo n'ibintu byacyo byose, n'igikarabiro n'igitereko cyacyo, n'imyenda ikinzwe y'urugo rw'ubwo buturo, n'inkingi zayo, n'imyobo yo kuzishingamo, n'umwenda wo gukinga irembo ry'urwo rugo, n'imambo z'ubwo buturo n'iz'urugo rwabwo, n'imigozi yazo, n'imyambaro y'imirimo yera yo gukoreshereza ahera, niyo myambaro yejejwe yo kwambarwa na Aroni umutambyi n'iy'abana be yo gukoresha umurimo w'ubutambyi. Iteraniro ry'Abayisiraheli ryose riragenda riva imbere ya Mose. Haza umuntu wese utewe umwete n'umutima we wemejwe nawo wese. Bazana amaturo batura Uwiteka yo kuremesha rya hema y'ibonaniro, n'ayo gukoresha imirimo yaryo yose, n'ayo kuremesha ya myenda yejejwe. Haza abagabo n'abagore abemejwe n'imitima yabo bose, bazana impeta zo ku mazuru n'izo ku matwi, n'izishyiraho ikimenyetso n'inigi, byose ari izahabu. Bizanwa n'umuntu wese utura Uwiteka ituro ry'izahabu. Kandi umuntu wese wari ufite ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza by'ubwoya bw'ihene, n'impu z'amasekurume y'intama zizigishijwe inzigo itukura, n'impu z'inyamaswa zitwa tahashi, arabizana. Umuntu wese wari ufite icyo atura cy'ifeza cyangwa icy'umuringa arakizana agitura Uwiteka. Kandi umuntu wese wari ufite imbaho z'umushita zavamo ikibazwa cyo gukoresha umurimo wose w'ubuturo arakizana. Abahanga b'abagore bose barakaraga, bazana ibyo bakaraze, ubudodo bw'umukara wa kabayonga, n'ubw'umuhengeri, n'ubw'umuhemba, n'ubw'ibitare byiza. Kandi abagore bose batewe umwete n'ubuhanga bwabo bakaraga ubwoya bw'ihene. Abatware bazana amabuye yitwa shohamu n'andi mabuye yo gutwikirwa ngo ahundwe kuri efodi no kuri wa mwambaro wo ku gituza. Bazana n'imibavu n'amavuta ya elayo, babizanira w'ikivange mwiza. Abisiraheli bazana amaturo ava mu rukundo, bayatura Uwiteka, aturwa n'umugabo wese n'umugore wese wemejwe n'umutima we kuzana ibyo kuremesha iby'Imana yategetse Mose kurema byose. Mose abwira Abayisiraheli ati, dore uraye mu izina Abisraeli mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda, amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose byo guhimba imirimo y'ubuhanga, no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa, no gukeba amabuye yo gutwikirwa, no kubaza, no kugira ubukorikori n'ubuhanga bwose. Kandi yamushyize mu mutima kwigisha abandi, we na Oholiyabu mwene Ahisamaki wo mu muryango wa Dani, abo yujuje imitima yabo ubuhanga bwo gukora ubukorikori bwose bw'umukebyi w'amabuye, n'ubw'umukozi w'umunyabwenge, n'ubwo kudoda y'ihengeri, n'ay'imihemba, n'ay'ibitare byiza, n'ubwo kubohesha imyenda, ubudodo bw'igiterane cy'izo
nzigo n'ubw'abakoresha ubuhanga bwose n'ubw'abahimba imirimo myiza yose. Abisraeli na Oholiyabu bakorane n'umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera bwose, bareme ibyo Uwiteka yategetse byose. Amen. Murakoze cyane. Amagambo nk'uko twabivuze dutangira mu kanya, harimo kuvugwa cyane cyane ibikoresho byagomba gukoreshwa nyine mu kuremesha ihema ry'Imana, ariko harimo amagambo y'ingenzi tugomba kubonamo. Nsomeye amagambo nasanze harimo ibintu abadukurikiye natwe ubwacu dukwiye kwitaho cyane. Uhereye ku gice tumaze gusoma kugeza ku gice 35 kugeza ku gice cya 40, turabona yuko Abisraeli noneho bafashe gahunda yo kubaha no kubahiriza amabwiriza y'Imana. Noneho Imana yongera kuboneka hagati muri bo. Ahanga biraboneka yuko Imana yavuguruye isezerano yagiranye nabo, ryari ryamaze kwicwa n'Abisraeli, ryari ryamaze mbese kwangizwa n'Abisraeli. Igice cya 32 niho bari babikoze nabi nyine bisa nk'ibihagaze. Ariko Mose ahanga urabona ko ari mu kwerekana yuko ibintu noneho biri mu buryo. Ni ukuvuga ngo yo kahanyuze nyine, yo abantu basuzuguye Imana igafata ibyemezo, noneho abantu bakisubiraho bakihana, bakababazwa n'ibyo bakoze, bagasaba Imana imbabazi. Imana nayo irongera ikagendana nabo. Ahangaha Imana berekana ko noneho ibintu ari okay, ibintu bimeze neza hagati y'Imana n'abantu, ku buryo mbese noneho imirimo noneho igiye gukorwa. Imirimo igiye gukorwa, imirimo nyirizina yari yadindijwe n'ikibazo cyo kwigwa. Uyu mwanya tubona ko noneho ibintu bigiye kujya mu bikorwa. Imana ni Imana ibabarira. Irababarira, ubuzima bugakomeza, ibintu bikagenda neza. Ntabwo irwara inzika cyangwa se ngo ihore wenda bigarura. Gahunda zirakomeza. Imana ni umubyeyi. Mu bango iyo umwana yakosheje isubiraho akihana, mu by'ukuri yenda wamukwiza akanyafu, ariko mbese isano yawe nk'umubyeyi n'umwana n'ubundi ntaho iba yagiye, ariko ubusabane burongera bukagaruka. Mu by'ukuri ikintu cyangirika hagati y'Imana n'abantu bayo bakosheje ni ubusabane buba bwahagaze iyo hakozwe icyaha n'abantu. Iyo abantu bakoze icyaha, ubusabane buba bwahagaze, ariko iyo abantu bihaniye, ubusabane buragaruka. Noneho iyo wavutse ubwa kabiri, iyo wigize gufata icyemezo cyo kwakira Yesu mu bugingo bwawe ukamwizera nk'umwami n'umukiza, icyo gihe uhinduka umwana w'Imana. Ko tubisoma muri Yohana igice cya cyakora ngo abamwemeye bose bakizera izina rye ngo yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Ni ukuvuga ngo iyo ubaye umwana w'Imana, iyo sano iba yabayeho, nta kiyivanaho. Ahubwo iyo icyaha gikozwe, iyo umuntu akoze icyaha, ubusabane bwari hagati y'Imana n'umwana wayo cyangwa se n'umuntu ukijijwe, ubusabane iki gihe buvaho. Ariko iyo umuntu yihannye, iyo umuntu ukijijwe wakosheje yihannye, ubusabane bwira gute? Buragaruka. Hariho nibyo turi kubona ko ibintu biri mu buryo. Abisraeli barihannye rwose, baciye bugufi. None Imana koko iyi mirimo yateguye kwikorwa igiye gukorwa yo kuremesha ihema ry'Imana. Ubwo rero guhera ku gice cya 35 tumaze gusoma kugeza igice cya 40, turabona yuko ibintu byose mbese bimeze neza, nta kibazo gihari. Imirimo iri gukorwa,
ibikorwa mbese byatangiye, gahunda zakomeje. Aya magambo rero ni amagambo akomeye ku bantu bakijijwe n'abadakijijwe. Buri wese afite inyungu mu ijambo ry'Imana. Iyo Imana ivuze, umuntu wese ugira ubuntu bwo kuryumva aba abifitemo inyungu. Kuko Imana ivuga ijambo rimwe, umuntu wese akaryumva mu buryo bwe, kandi Imana ikora ku buryo umuntu aryumva ku buryo rikora ahantu rigira icyo rikora ku muntu uryumvise, cyane cyane rimuganisha kwakira Yesu, cyangwa se no kwihana iyo bibaye ngombwa hari nk'umuntu wakosheje, cyangwa se rikakugira inama, cyangwa se utarusobanukiwe ukabimenya. Mbese harimo inyungu nyinshi mu ijambo ry'Imana. Rero turabona ko ku murongo wa kabiri isabato yagarutsemo, twize kubivugaho ko ntabwo tubisubiramo. Isabato muri iki gihe byari bimeze gutya, twabonye ko Imana yashaka ko abantu mu isabato bibuka uwo munsi wose, birirwa bibuka ko hariho Imana imwe gusa rukumbi yo mu ijuru, ari nayo Mana y'Abisraeli. Noneho uyu munsi uba nka semboro, uba nk'ikimenyetso Abisraeli bakwiye guha agaciro, kibibutsa yuko hariho Imana imwe. Cyane cyane ko Abisraeli nyine uko bakomoka kuri Aburahamu wabyaye Isaka akabyara Yakobo akaba ari we wahinduwe izina akitwa Isirayeli. Aba akaba ari Abisirayeli nyine. Bagana gutya bari benshi cyane, kuko twabonye ko bahagurutse mu Egiputa ari miliyoni zigeze kuri 3. Ubu bwoko bw'Imana rero bwari eshantiyo Imana yashyize ku isi, kugira ngo isi yose imenye ko nubwo basenga ibishushanyo hirya no hino, ariko bamenye ko hariho Imana, babibonera muri Abisirayeli. Noneho isabato Imana ikayishimangira, igira ngo Abisirayeli nabo uwo munsi birirwe bamedita, batekereza, bibuka, mbese birirwe bafite igitekerezo mu mitwe yabo ko hariho Imana imwe ikwiye kubahwa, ikwiye gusengwa. Donc yari cyari ikimenyetso, nubwo harimo no kuruhuka. Twabonye ko Imana nyine nk'umwarimu uzi ubwenge cyane, bwinshi cyane, ndetse Imana izi bwose nyine, yasaga n'ibafasha kubigishirizamo yuko hakwiye kubaho n'umunsi wo kuruhuka. Umuntu ntakore iminsi yose, kuko ntabwo wakora kuva ku wa mbere kugeza ku cyumweru ngo wongere utangire none ku wa mbere, donc Imana ashaka ko habaho na nosiyo y'uko umuntu akwiye gukora iminsi 6, noneho umunsi bakaruhuka kugira ngo n'umubiri we ubashe afata imbaraga. Ibyo byose rero byarimo amasomo. Tuzabona ko hirya, tuzabona ko hari n'ibyo kurya cyane cyane bijyanye n'inyama Imana yagendaga ibuza Abisirayeli kurya, kubera ko batari bazi ibintu bya hygiene, ibintu by'isuku. Hari inyama zitaribwa. Donc tuzabona tugera aho ngaho Imana ikababuza kurya ibikoko ibi n'ibi, cyangwa ibisimba ibi n'ibi, cyangwa ibisiga ibi n'ibi, igira ngo ibigishirizemo. Mbese ntibari bafite ubwenge bwisumbuye bwatuma bamenya gutoranya ibiribwa n'ibitaribwa, ibyakwangiza umubiri wabo n'ibitawangiza. Mu bintu yagiye bigisha n'amategeko, hari amategeko, hari n'amabwiriza. Nk'amabwiriza kanyavuga gato, nanone yabafashaga kubaho mu buryo social, kubasha kubana neza. Bari ikivunge cy'abantu, bari benshi, bari bakeneye kumenya amategeko abayobora kugira ngo be kugenda bagongana, bagirana abo, bakaba banarwana, bakicana, cyangwa se ugasanga harimo inzangano. Ibyo byose Imana yagendaga ibibigisha mu bw'ika n'abazabirenga ibihano bazajya bahabwa. Bro isabato nyine za muri kandi kugira ngo bamenye ko hariho Imana imwe, ari nayo yabatoranije nyine. Hanyuma ikindi nanone bamenye ko
umuntu agomba gukora iminsi 6 ariko umunsi umwe wa karindwi akaruhuka kugira ngo n'umubiri we ubashe gufundisana neza. Ikindi twavuga amaturo Uwiteka yavuze ko ngo bagomba kwakira amaturo Uwiteka aturwa na bene wabo abandi bantu nyine ubwo ngo umuntu wese wemezwa n'umutima we. Imana ikora, Imana ni inyabwenge kandi Imana ni imfura burya ntivunda. Urumva iri kushaka ko batanga amaturo bikabivuga mu buryo biva mu mutima, ngo umutima mbese umuntu wese wemezwa n'umutima we nta gahato. Ariko nanone bakaba bagomba gutanga aya maturo. Twabonye ko bahaguruka mu Egiputa, Imana yategetse yababwiye ko bajya kubwira abanyegiputa bakabaha ntabwo bari kunegosiya, harimo Dufite, harimo nk'itegeko kubasaba ibintu by'agaciro, ibintu bihenze, zahabu, ibintu mu by'agaciro. Ibi bintu byose biri gusabwa hano twabonye ibyinshi ni ubutunzi bavanye mu Egiputa, amabuye y'agaciro, twabonyemo zahabu, twabonyemo ifeza. Ibi byose Imana yabitegetse burya mu Egiputa, izi neza ko hari igihe bizanakenerwa. Cyane ko na Mose yabwiye Farawo ati ugomba kureka ubwoko bw'Imana bukagenda kugira ngo bajye gukorera Imana yabo. Urumva byatangiye biri mu bikorwa noneho afete bagomba gukoresha buriya butunzi bakorera Imana yabo, bakoresha n'ubutunzi nyine bwabo bavanye mu Egiputa. Sinzi hari icyo yenda uvuga gatoya. Icyo navuga nuko nahakunze cyane kuko ahangaha Imana iravuga ngo bwira Abayisiraheli bantura mu maturo, ikanabwira ijambo bivuga ngo bemejwe n'umutima wabo, bivuga ngo nta gahato. Umutima icyo ukwemeza aba ari cyo utanga. Byumvikane ko ntabwo batangaga ibingana, uko umutima wamwerekaga niko yatangaga. Aha Imana yikunda cyane kuko Imana yakireba mu mitima. Aha rero naho yabarebaga ikareba mu by'ukuri ufite ubushake bwo gutanga iby'agaciro, byo gutanga mbese utitangiriye. Aha rero niho yabareberaga, we yavuze ngo uwo umutima wemeza. Urumva nyine abantu ntabwo imitima yabo yabemezaga kimwe. Hari uwumvaga yatanga ibyo afite byose ku murimo w'Imana, akavuga ati iyi Mana uko nayibonye nuko nyifata, icyitwa izahabu cyose nari mfite ndakijyanye kigiye gukora umurimo w'Imana. Ubwo Imana ikabira mubonye n'uburyo yitanze. Undi akavuga ati turi benshi twese nidutanga, umwe agatanga kamwe n'undi kamwe, n'ibiterana biraba byinshi, ari abantu bibwira baryo. Ubwo ngo nawe urumva ko umutima uri kumwemeza ko agomba gutanga, kuko ngo areba ko ngo abantu ari benshi, hari abantu bameze batyo, akavuga ati ngiye gutanga amaturo se ndatanga make kuko n'ubundi aratangwa hirya no hino. Urumva abantu baratandukanye, ariko Imana dusenga ni Imana ireba mu mitima. Hari uvuga ati ngewe pe niyemeje gukorera Imana n'umutima wanjye wose n'ubutunzi bwanjye bwose, ubundi Imana icyo nzi nuko izangirira neza. Hari abantu batekereza bati, iyo utekereza gutyo ukavuga ati ngiye gutanga ibyo mfite bikora umurimo w'Imana nk'uko bisabwe, nanjye ndumva Imana izangirira neza, naho itangirira neza kandi ariko ndaba nkoze umurimo wayo. Imana rero ni Imana ireba mu mutima, ni Imana ikunda imitima imenetse, imitima yagutse, imitima yitanga ititangira. Ahangaha rero nicyo basabwaga, gutanga uko babyumva. Ahangaha rero bigeze ngo uko umuntu abyumva, aho rero ni handi duhakwa ku Mana. Ugasanga abantu bamwe babaye abatoni cyane ku Mana, ugasanga abantu bamwe baratoranijwe ukuntu kubera iki? Wa mutima avuga ati uwemezwa n'umutima. Ahangaha dusobanukirwe uwemezwa n'umutima, uko umutima ukwemeza bari kutanga. Iryo jambo niba ari ujye uvuga uti hari abantu Imana ishaka kugirira neza, nabibonye hari abantu Imana ishaka kugirira neza. Ubwo bavuze ngo umuntu atange uko abyumva, Imana nzi uburyo ireba, urumva harimo ibanga. Harimo ibanga. Ikindi turi kubona urakoze cyane ku murongo wa 10 ngo
umuhanga wese wo muri mwe aze areme ibyo Uwiteka yategetse byose. Nanone aha ngaha urumva harimo ikintu cyo kuvugaho umuhanga. Umuhanga nk'uko twagiye tubibona ntabwo ari umuntu wihaga ubuhanga. Imana yagiye iha abantu bo hagati muri bo, ikabaha ubwenge bwo kumenya ibyo abandi batazi, noneho nyine bitwa abahanga. Noneho kandi akaba bafite inshingano zo kurema ibyo Uwiteka yategetse byose. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana bafite iyo Imana yabahaye ihishurirwa, iyo Imana yabatoranirije umurimo uyu n'uyu, bafite ubushobozi bwo kurema. Ubushobozi twabivuzeho bwo kurema si ukurema yenda ibintu bifatika gutya mu ntoki, n'amagambo tuvuga ashobora kurema ibintu. Ushobora gusenga ukarema ikintu kitabagaho. Hari igihe usaba ikintu kitabaho Imana ikagishyiraho. Ni ukuvuga ngo amagambo y'umuntu ukijijwe, y'abakozi b'Imana bari mu muhamagaro, bari mu murimo w'Imana, cyangwa se Imana yita abahanga cyangwa se yahaye impano izi n'izi, mu kanwa kabo hashoragaho. Niyo mpamvu burya dukwiye kujya twubaha nk'igihe cyo gusengera nk'ibyifuzo. Burya umuntu akwiye gusengerwa yizeye ko umukozi w'Imana urimo kumusengera ashobora kurema ikintu kitabagaho kikabaho. Mu kurema ushobora gusengera umurwayi agakira. Nuba uburemye iki, buremye ko mikorobe zimurimo cyangwa zipfa. Ni ukuvuga ngo abakozi b'Imana muri bo harimo kurema, harimo no kwica ibitari byiza bigapfa. Hari ibyo twica bigapfa kugira ngo umuntu atunganywe, kugira ngo umubiri w'umuntu utunganywe. Hari abadayimoni dutwika bagashya kugira ngo umuntu abe muzima, abasazi bakaba bazima, abafite imyuka mibi igahunga, tugatwika tugakungura imyuka mibi igashya. Kurema ni ukugira ngo igihe habayeho ibintu bitabagaho, cyangwa se igihe ibintu byariho bibangamiye umuntu bivuyeho, byose nabyita kurema. Ubwo rero ni ukuvuga ngo Imana inyura mu bantu bayo, igakora ku buryo habaho impinduka, uko ibintu byari bimeze ntibikomeze uko byari bimeze. Hanyuma kuri ibi bikoresho, ndagira ngo mvuge kuri ibi bikoresho bakoresheje. Ubundi iyo usomye mu kuva ibice bitatu ntiri guhasoma yenda umurongo wa 21 na 22, ubona yuko nyine mu by'ukuri ibintu bakoresheje hano mu kuremesha ihema ry'Imana ari ibintu byavuye mu Egiputa, byavuye mu bantu b'abapagani. Ndagira ngo nsobanurire aho hantu. Kuba byaravuye mu bantu b'abapagani b'Abanyegiputa ntabwo bivuga ko bitakora umurimo w'Imana. Ni ukuvuga ngo byaje bivuye mu maboko y'Abanyegiputa, ariko noneho bikoreshejwe mu buryo bwo kubahisha Imana, kandi no mu kugira ngo ntabwo byaje ari ibintu bituma isezerano hagati y'Imana n'abantu bigira ikibazo, ahubwo byaje bifite umugisha. Ni ukuvuga ngo Imana ishobora kweza ibintu mu nyungu zayo. Ibyavuye mu Egiputa bikaba ibikoresho bizima bishimwa n'Imana mu kubaka ubwami bw'Imana. Kuko bagiye bazana bya zahabu n'ibyo bavanye mu Banyegiputa, ariko aha ngaha biri mu gukoreshwa mu bijyanye n'ihema ry'Imana. Urabona ashobora kubaho wenda nk'igiterane kinini cyane, abantu bagavuga ubutumwa, abaririmbyi bakaririmba, wenda abantu bafite icyifuzo cy'inyubako. Muri cya gihe cyo kugira ngo abantu bitangiye inyubako, umuntu wihitiraga ubwo turavuga wenda ntabwo wenda asengeraho, n'iby'Imana wenda ntabyitaho cyane, ariko umwuka w'Imana nyine akamuza akumva agomba kwitanga. Ugira ngo si ibyo yitanze ugomba kubyanga, oya, akumva aremezwa n'umutima we mureka atange.
kuko ubwo nujya kuvuga ngo mbongo kugira ngo twemere ituro ryawe ni uko ubanza ukihana ukabatizwa hanyuma ukajya ku gice noneho amaturo yawe akajya yaza agakora umurimo w'Imana. Oya mureka atange. Ubundi amafaranga atangwa yenda nk'amaturo cyangwa se n'icyacumi ntabwo tuba tuzi aho yavuye. Ni ukuvuga ngo amafaranga atanzwe mu murimo w'Imana ntabwo ari ngombwa kwirirwa ukurikira ngo umenye aho yavuye. niba umuntu wenda yazanye sinshaka gusobanura yenda aho aba yavuye ariko icyangombwa ni uko aya mafaranga atanzwe n'umuntu wemezwa n'umutima we ko ashaka kwitanga kubw'ubwami bw'Imana. ubwo iyo uri umutambyi uri umukozi w'Imana hakaba abantu babitanga ntabwo wakwirirwa uvuga ngo musobanure neza amafaranga aho yavuye kuko turabona ko n'ahangaha ibi byakoreshejwe ahangaha ni ibyavuye mu Egiputa kandi nta kibazo biteje kuri iyo hema ry'Imana. Ako nako nashaka ko kavugwaho. Hanyuma ikindi twavugaho hari abadamu turi kubona bavugwa nabo bafite ubwenge. Abadamu urabona ko nabo ba involved mu gukora ibi bintu batanze uruhare rwabo. Usomye ku murongo wa 22 yenda hasome na 29. 22. Yego. Aha. Haza abagabo n'abagore abemejwe n'imitima yabo bose bazana impeta zo ku mazuru n'izo ku matwi zishyiraho ikimenyetso n'inigi byose ari zahabu. Bizana n'umuntu wese. 29 haravuga ngo okay 29 itangiriye ndahabonye. Abisraeli bazana amaturo ava mu rukundo bayatura Uwiteka. Aturwa n'umugabo wese n'umugore wese wemejwe n'umutima we kuzana ibyo kuremesha iby'Imana yategetse Mose kurema byose. Amen. Urabona ko abadamu tugomba kwemera ko nabo Imana irabemera rwose. Hari aho usanga abantu bavuga bati abadamu hari ibyo bahejweho. Urabona ko guhera kera kose abadamu Imana yabemeraga. Barakoraga kuko nk'iby'imirimbo by'imitako cyane cyane kuko ijambo rivuga ngo abagore ntibabarwaga. Okay, turabona ko hano bakoraga nta byo kuvuga ngo ntibabarwaga ngo abagore ngo badabazwe. Ibyo bijya bitubabaza. Ntabwo gukomeza kubivuga ari byiza kubera ko hano urabona ko nabo barakoze. Okay, wize kwikomozaho ngo umuntu wese wemejwe n'umutima we yari yemerewe gutanga ituro. Icyo nshaka kuvuga ahangaha hari abatanze amaturo ya zahabu, hari n'abatanze amaturo ya feza, hari n'abatanze ubudodo bw'umukara wa kabayonga. Aba bose byaremewe. Ni ukuvuga ngo nibyo wahoze uvugaho. Mujya mwitonda mu gihe mugiye guha Imana. Mbese duhere kuri Kayini na Abeli. Batanze ituro amaturo atandukanye cyane. Kwereka ngaruke ahangaha cyane cyane. Ni ukuvuga ngo ushobora gutanga ituro rya zahabu, undi agatanga ituro ry'ifeza, undi agatanga ituro ry'ubudodo, ariko mu by'ukuri yenda mwese mufite zahabu zingana. Yego. Kandi zahabu ni ihenze kurusha ubudodo no kurusha ifeza. Noneho ukavuga uti Imana ipfa kuba yavuze ko umuntu atangirwa n'umutima ukunze, kuko nta nubwo tubona ko hari igipimo cyashyizweho. Uko umutima nta kantite, nta gipimo cyashyizweho, nta n'ubwoko bw'ituro bwategetswe, ahubwo icyo Imana yashakaga umuntu wemezwa n'umutima ukunze gutanga ituro. Noneho icyo nashaka kuvuga ni uko ushobora gusanga hari umuntu watanze ubudodo kandi afite zahabu ingana n'iyo watanze zahabu, noneho undi agatanga feza kandi afite zahabu ingana n'iyo watanze zahabu, kandi babiha Imana imwe, kandi Imana idahishwa
kuvana amaturo yabo noneho ugasanga Imana nubwo bose yashimye ko batanze ituro ariko ntabwo ubutoni ku Mana no gushimwa cyane n'Imana bingana kuri abo bantu. Mujye mumenya ibyo mutanga ibyo ari byo, mujye mumenya karite na kantite, donc ubwiza bw'ibintu ugiye guha Imana n'ingano yabyo bivuye mu butunzi bwawe uzi uko bungana. Ukwiye kuvuga uti Imana iri kundeba mfashemo gakeya niko ntanze ariko Imana ibonye ko nsigaje byinshi. Ubwo rero ugiye kuvuga ijambo ariko yego aho ngaho just aho ngaho ugeze niho nari ngiye kuvuga. Umuntu umwe yaravuze ati burya iyo muri gutanga, iyo muri kwitanga mutangira Imana, ahanini Imana izi byose, ibizi nibyo dutunze. Imana idushima, okay, ndabivuga gutera, ibyo utanze biterwa n'ibyo ufite. Urugero, urabona wa mukecuru watuye igice cy'izero amasensa abiri, noneho Yesu aramushima aravuga ati uyu mukecuru atuye kubarusha kubera iki? Atanze ibyo yari afite byose, ibyo yari atezeho amakiriro. Urumva? Noneho abandi nubwo aho batanze byinshi ariko mu by'ukuri Imana iri kureba ibyo basigaranye. Naho wa mukecuru nta kintu yari asigaranye. Njyewe abantu bantera ubwoba. Ni ukuvuga ngo iyo turi gutanga Imana ireba ibyo tubitse. Imana ntikugaya kutanze bikeya niba ari byo ufite. Yego. Imana ntiwayihisha. Oya. Ariko kandi nize kwigisha ijambo rivuga ngo kuba umutoni w'Imana. Kuba umutoni w'Imana ni ukumenya icyanezeza umutima w'Imana kurushaho, akaba ari cyo ukora cyangwa se ukayiha ibyo ubona biza kunezeza Imana kuruta ibindi. Kuko ahangaha turabwira abantu mu buryo bwo kwitanga, mu by'ukuri Imana ireba mu mitima. Imana ireba mu mitima kandi Imana izi byose, izi ibyo dutunze, izi n'ibyo dukeneye, izi n'uburyo tubayeho. Kwitanga rero iyo kigiye abantu kenshi bahita bareba ku bibazo nyine bafite, birumvikana. Ibyo bibazo nabyo Imana irabireba, humura nabyo Imana irabireba. Kuko nanone bagiye gutanga inyubako, hanyuma wenda ugatanga minerivare wari ugiye gutangira umwana yajya ku ishuri bakamwirukana, nabwo ntabwo waba ukoze neza, sibyo? Ni ukuvuga ngo uritanga ariko na wa mwana ajye kwiga. Ariko hari undi mu by'ukuri ufite ibirenze minerivare, cyangwa se abana be barangije kwiga, afite aho ari nta kibazo, ariko afite na konte nini cyane. Uwo rero uko yatanga ntabwo ari nka wa wundi ufite abana 3 mu ishuri, mu by'ukuri nawe ari kwibazaho minerivare zabo. Ni ukuvuga ngo Imana detaye zose irazizi, izi ibyo twibwira n'ibyo twifuza. Gusa hari n'abantu nyine bazi gutereta Imana, akavuga ati mu by'ukuri mfite ubukwe mu mezi angaha ari imbere, ariko n'ibyo mfite ntibishyitse, ngiye kubiha Imana izankorera ubukwe. Hari abantu bajya bakora barya. Urumva uko umwuka kuyobora, uko usenga Imana ikakuyobora, uko gusenga no kuyoborwa n'Imana, no mu gutanga wemejwe n'umutima wawe. Urumva Imana irabireba, ireba mu nguni z'umutima wawe. Atanze iki? Abitanze atekereza iki? Ngo tube maso mu gutanga, tube maso. Ujye ubanza noneho ugenzure. Ugenzure ibigiye guha Imana, ibigiye gusigarana, ibintu byose mbese bisaba ngo tubyereke Imana. Ushatse waganira n'Imana, Mana mfite ubutunzi bungana gutyo urabureba, hari ibindi bibazo bimeze gutya na gutya mwamurabireba, ariko ndumva rwose umutima unsaba gutanga nanjye ibituwo. Mana ntaho nguhishe, nta nicyo nakwima wa Mana we, byose niba bimpaye. Ukabanza ukanasenga ugaca bugufi. Imana irabikunda cyane. Kuko Imana ntabwo wayiryarya ngo ndajyana ibindi ngo Ananiya na Safira buryo barambabaza cyane ukuntu bashatse gukwepa. Wakwepa se umwuka w'Imana? Ni ukuvuga ngo tujye dusenga dukorane n'umwuka w'Imana. Turaza kubona impamvu bagiye batanga ibitandukanye.
mu by'ukuri twavugaga ku bijyanye na kantite na karite, ni ukuvuga ngo ubwinshi bw'ibyo batanze n'ubwiza bw'ibyo batanze Imana yabyitagaho. Byanze bikunze ntabwo bavuga ko umuntu watanze ubudodo afite zahabu yashimwe kimwe n'uwatanze zahabu kandi yenda bafite zahabu ingana, kantite ingana. Ni ukuvuga ngo tukwiye kumenya ubwiza bw'ibintu duha Imana, tukamenya n'ubwinshi bwabyo bishingiye ku byo dufite. Ntabwo Imana izagusaba ibyo udafite, ntabwo Imana izagusaba kugira ngo ujye kwiba ubone ibyo uyiha. Nk'uko babivuze wa mukecuru, twa duce tw'ifeza yatanze twatumye ashimwa kuko niko yari afite. Imana icungana n'imitima yacu kuruta ubwinshi bw'ibyo dutanga. Ariko ibanga tubona aha ngaha tugenda tuve kuri aya magambo ya hano ajyanye n'ubwitange, ni uko hariho zahabu, hakabaho ifeza, hakabaho ubudodo n'ibindi. Ariko ntekereza ko abatangaga zahabu babaga ari abanyabwenge, bavuga bati Imana yacu reka twihakirwe, reka mpakirwemo. Imana dore yangiriye neza mbanya mu bata mu Egiputa, Imana yangiriye neza yandindiye umuryango, none nange nta kintu ngize amahirwe yo kubona nange hari ikimana nange inkeneyeho, reka mprofite nange nyikorere ikintu cyiza nshoboye, kuko ibyankoreye byo nta nubwo nabibasha, ariko nibura ngaragariza Imana ko nyikunda, nyishimira ibyo yankoreye. Yego rero niyo mpamvu bamwe batanze zahabu, abandi batanga ifeza, abandi batanga ubudodo n'ibindi twagiye tubona aha ngaha. Ariko mu by'ukuri ari jyewe nzasaba Imana ngo ari jyewe natanga zahabu, kandi ari jyewe natanga zahabu nyinshi ishoboka. Uvuze ikintu cyiza, uravuga ngo mu gutanga nyine umuntu ashima n'Imana ko yamurindiye umuryango. Hari abantu nyakunda cyane, abantu responsable nk'umutware w'urugo rwose Imana yahezagiye, noneho bavuga nk'aho kwitanga. Nakunze umugabo umwe wabikoze, noneho muri kwa kwitanga akavuga ati mfite Imana yampaye byose ntacyo nyishinja, ariko nanjye ngiye kwitanga. Agahita avuga ati ngewe mu nyandike ibi ngibi, madamu mu mwandikeho ibi, hanyuma umwana wanjye w'imfura mwandike ko atanze aya, hanyuma ukurikiyeho mwandike ko atanze aya, hanyuma undi nawe witwa gutya mwandika haya, hanyuma bucura nawe mwandika ko atangaye. Narabikunze cyane. Noneho wa mugabo umutware w'urugo noneho agatangira umuryango wose. Ibyo bintu Imana yabikunda cyane, urumva umutima wumenetse, arokonetse ibyo Imana yamukoreye. Imana yampaye umuryango, yampaye umugore duhuza, impa abana bubaha Imana beza bari mu murongo, ibaha ubwenge, ndagomba rwose kuyishimira. Akavuga ati ngewe ndatanga ya madamu w'abana gutya, bose akabatangira. Urumva ikintu ukoze imbere y'Imana ni ikintu gifatika, ni umuba guhumura neza. Imana irabikunda cyane. Kandi ngo gutanga aguhesha umugisha kurusha guhabwa. Dukunda gusaba Imana, ariko guha Imana ugasanga bitugoye. Ariko guha Imana ni ukwiteganyiriza. Iyo uyihaye igushumbusha ibiruta ibyo wayihaye inshuro ntazi uko zingana, uba witeganirije. Ahangaha rero turabona ko mu by'ukuri hari n'abandi batanze imbaho. Usomye iki gice nyine wagenda ubona amoko y'amaturo bagiye batanga, harimo n'imbaho, harimo n'ibindi. Ariko mu by'ukuri abatwumva dukurikiye kuri radiyo, mu by'ukuri ufite zahabu, ukaba ufite n'ifeza, ukaba ufite n'imbaho, ukaba ufite n'ubudodo, Imana igusabye byaba byiza uhaye kuri zahabu kandi ntuyisondeke, cyangwa bitange byose, cyangwa se ugatanga no kuri uko Imana yakuyobora. Ariko mu by'ukuri umutima ukukwemeza, mu by'ukuri ntuzahe Imana ubudodo ufite zahabu, cyangwa wenda hari ukuntu umwuka wikwemeje, simbizi niba yayikwemeza gutyo. Ariko mu by'ukuri njye ndumva akenshi umuntu yagombye gutanga zahabu, kuko Imana nyine ntabwo Imana ikwiriye ibihenze, kuko irahenze nayo. Reka dushishikariza abantu muri ubwo buryo bwo kwitanga, bashyigikira umurimo w'Imana. Aha ngaha bari barimo batanga bashyigikira umurimo w'Imana. Imana ukeneye gushyigikirwa na n'uyu munsi. Na n'uyu munsi umurimo w'Imana ukeneye gushyigikirwa. Uko Imana izakuyobora, uko umwuka azakuyobora, nawe shyigikira umurimo w'Imana. Shyigikira abakozi b'Imana. Shyigikira abakozi b'Imana. Uko umwuka azakwemeza, ushyigikire abakozi b'Imana. Bafashe kugira ngo bakore umurimo w'Imana neza.
reka tubwire abantu bafite uburyo, abantu bafite ubushobozi bashishikariye gushyigikira umurimo w'Imana, gushyigikira umurimo w'Imana. hari abantu bafite imigisha y'uburyo butandukanye. hari abantu Imana yahaye umugisha, hari abantu Imana yahaye utuzi twiza, hari abantu Imana yahaye aho kuba heza, bafite uburyo bwo kubona ubutunzi mu buryo bworoshye, abantu badashonje, batabuze ibyo kwambara. Rwose pe, ubu rwose umutima ukwemeje gushyigikira umurimo w'Imana byaba bitwaye. Hari ikibazo abantu bajya bibaza, umuntu akavuga ati nintanga aya mafaranga ndabanyahaye pastor, buriya barashaka ibya 10, buriya barashaka amaturo, buriya barashaka kuyarya. Ariko mu by'ukuri wowe gutanga icya 10 uzi ko ugihaye Imana, ibindi ntibikureba. Niba kirya ubwo nawe ufite ukuntu bazabibazwa, ariko uzagukorera umugisha wawe. Ntukwiye gutanga, kuko batanga ibingibi ntabwo babitanga baba tubihaye Mose, ngo Mose na Aroni bagiye kubijya ngo n'abana ba Aroni babona ko hari umurimo ugomba gukorwa, bo baritanga. Ntabwo bakurikiranye Mose ngo barebe niba hari ibyo yashyira mu mufuka, ahubwo bavuga ati dutange amaturo, ihema ry'Imana ryubakwe neza, ibintu byose bikeneye biboneke. Ntabwo bategereje kuri Mose batanga amaturo, ahubwo batekerezaga ku Mana. Nawe muri iki gihe cyaba icya 10 yaba amaturo, bikore bitange, udatekereza pasitoro, udatekereza guhereza, ahubwo mu mutima wawe uzi kuri guha Imana, uri gukorera Imana kandi uri gukorera imigisha. Yego, ndagira ngo turebe mu by'ukuri twagiye tuvuga ngo abemejwe n'imitima yabo, ariko hari ukuntu mbonye hano ku murongo wa 29 ndagira ngo uhasome. Turabona neza ukuntu habonekaga abantu bemejwe n'imitima yabo kandi bagatanga ibitandukanye. Bose bakaba bemejwe n'imitima yabo ko bagomba gutanga amaturo, ariko ukabona batanze zahabu, ukabona batanze imbaho, ukabona batanze ubudodo. Uyu murongo ndegera kuduha igisubizo cyangwa se ukuntu iyo mitima yabaga ibonetse imeze, cyangwa se ukuntu byabaga bigenze. 29 Abisiraheli bazana amaturo ava mu rukundo, bayatura Uwiteka. Aturwa n'umugabo wese n'umugore wese wemejwe n'umutima we kuzana ibyo kuremesha iby'Imana yategetse Mose kurema byose. Amen. Ngo Abisiraheli bazana amaturo ava mu ki? Ava mu rukundo. Uko ukunda Imana niko uzayiha. Uko dogere ukunda w'Imana niyo idetermina amaturo uyiha uko angana n'ubwiza bwayo. Mu by'ukuri abantu basabwa gutanga amaturo, Imana yarabaretse ngo bihitiremo uko batanga, ntiyabashyiraho igitugu. Ariko bamwe bagenda bagiye gutanga zahabu, abandi bagenda bagiye gutanga indodo. N'ubwo byategwaga n'urukundo umuntu afite Imana uko rungana. Mu by'ukuri no mu gihe cya none ushobora kuvuga ese kugira umutima umeze gutyo nawe ubona gute? Uko ukunda Imana niko uzayitangira. Yego, hari icyo mbonye nanone hano hari hakenewe ibintu bitandukanye, kandi koko mu murimo w'Imana nyine haba hakenewe ibintu bitandukanye, kuko nanone iyo batanga zahabu gusa bose, hari ahandi hari hakenewe ziriya ndodo. Kubera ko umurimo w'Imana burya ukeneye ibintu bitandukanye. Ni nayo mpamvu iyo turi kwitanga mu murimo w'Imana mu nsengero turi hamwe, iyo umwe yamaze kwitanga iki, noneho nanjye mparanira gutanga igikurikiyeho. Ariko aho ngaho reka nkubwire ngo iyo amagara aterewe hejuru umuntu asamaye. Mu by'ukuri ntanze zahabu, nyuma nkasanga hakeneye n'ubudodo, nta cyambuza no gutanga ubwo budodo, nta tegeko ryabibuzaga gutanga n'ikindi. Ariko nkaba namaze kubona umugabane wanjye mwiza ku Mana. Cyangwa nanone tubivuge gutya, niba hakenewe ibintu koko byo gukora umurimo w'Imana, sibyo? N'intanga cya kindi gihenze, undi nawe akazana cya kindi gihenze, ngira ngo wa mugani nibyo byiza, nabyo ni byiza. Rega ubundi umuntu ni unique, umuntu ni umwe ku giti cye imbere y'Imana. Muri rusange wowe ureba ibyawe ko bikoze neza. Yego, kuko rusange cyangwa se gahunda nini y'umurimo nta nubwo aba ari iyawe. Kuko hari abahanga bashinga ibyo,
hari imana izi ukuntu bigomba kuba bimeze, hari na Mose wahawe amabwiriza. Mu by'ukuri abo ngabo bari bafite imirimo bagomba gukora ngiye no kugira ngo ibintu bitungane. Ariko wowe icyabaga kiri kureba ni uko uruhare rwawe uruhare rufite agaciro. Ni ngo umwe ngo ndatanga wenda imifuka 5 ya sima, undi ati ndazana ubudobo 3 bw'irange, undi ati ngenda gura intebe 25 za plastique, undi ati ngenda gura imikeka y'abanyamasengesho. Ufite ishyaka ariko uzana inshuro n'eshatu tukavuga uti natanze zahabu ariko nsanze hakeneye n'imbaho, kandi mfite n'imbaho ntuduka wazitanga ukazizana. Umwuka w'Imana akuzuye urabizana. wowe umuntu n'Imana bakorana bombi. Yego, ugomba kureba uburyo mu ruhande rwawe wabikoze neza, noneho yenda ubuyobozi bwasanga ko hari n'ibindi bikenewe mugakora inama mukareba uburyo mubona n'ibyo bindi. Ariko wamaze kwishakira ubuhake, erega Imana yacu ni Imana ihakwaho bigakunda, ni Imana yingingwa, ni Imana ucira bugufi ikanyurwa, ni Imana uha ikanyurwa, ni Imana uha ibihenze ikanyurwa, ni Imana uha byinshi ikanyurwa. Mu by'ukuri ntekereza ko umuntu aba akwiye gukora uruhare rwe neza. Noneho ibyo byabuze, hari ubuyobozi buba buhari nabwo bugomba kureba uko ibyo bigomba gukemuka. Bikugarutseho ugasanga none urebwa n'uko byabuze, none hari icyo wakora, none watanga ibindi ufite niba mu mutima, none wemerewe n'umutima wawe, okay, wabitanga nta kibazo. Ariko tubonye ko urukundo rwawe uko rungana nirwo rugaragaza impano Imana uko ingana. Uko ukunda Imana cyane nako uyitangira cyane cyangwa utanga byinshi, nako utanga ibyiza, nako utanga ibihenze. Nuba ngo urukundo ukunda Imana nirwo rwerekana ibyo uyitangiramo uko kingana. Hanyuma nk'ubu tugiye gusoma umurongo wa hano hasi, umurongo wa 30, ndagira ngo usome na 31. Mose abwira Abayisiraheli ati dore Uwiteka yahamagaye mu izina Abisraeli mwene Uri Yahuri wo mu muryango wa Yuda, amwuzuza umwuka w'Imana ngo agire ubwenge bwo guhimba n'ubwo gutora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose byo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura izahabu n'ifeza n'imiringa no gukeba amabuye yo gutwikirwa no kubaza no kugira ubukorikori n'ubuhanga bwose. Urabona hari Besareli, hakaba na Ohoriyabo. Nibyo nababwiraga mu kanya. Ubu se bamenya abangaba baratoranijwe kubera iki? Umva bacomotse mu bantu benshi cyane, miliyoni zigeze kuri 3 n'ibindi. Imana ngo ibuzuza umwuka w'Imana, umwuka wayo nyine ngo bagira ubwenge bwo guhimba n'ubwo gukora n'ubuhanga n'ubukorikori bwose bwo guhimba imirimo y'ubuhanga no gucura gucura izahabu n'ifeza, ibintu ni byinshi. Ngo kandi ngo yamushyize mu mutima kwigisha abandi, urumva abayitica abandi babaye abanyeshuri. Ndetse atari kuzamurwa mu ntera, ni faveri. Ngo abo yujuje imitima yabo ubuhanga bwo gukora ubukorikori bwose, apana bukeya, ngo bwose bw'umukebyi w'amabuye n'ubw'umukozi w'umunyabwenge. Urumva ibintu byose ntabwo yamenya impamvu nyine. Niyo mpamvu guha Imana ibihenze, guha Imana byinshi ushobora kubona, ni ukwiteganyiriza. Kuko aya masaveri yose no kugucomora mu bandi, abandi bakitwa abanyeshuri, wowe ukitwa teacher, ukitwa mwarimu. Ibi byose bifite aho biva. Niyo mpamvu navugaga nti ari jyewe mfite zahabu nkagira n'ubudodo n'imbaho n'iki n'ifeza, natanga zahabu aho gutanga indodo. Kuko ntawe umenya Imana bugenda idutoranya kwere utuntu nk'uko ngutwo bamwe batitaho. Bamwe batitaho. Twavuze ko kuri kandi twihuta kandi abafata ngo ibintu by'imboga n'ibiti byose
agakubita hariya ngo ni ibitambo atanze ibintu bijonjora ibyo nahabera akitonda agashaka inyama agatoranya ibyiza agatoranya ibyiza naho kayini ngo agatoranya ibiboreza ni ukuvuga ngo uko uhaye umutima wawe uko ukunda Imana n'uburyo witangamo mu murimo w'Imana n'ishyaka ugira mu murimo w'Imana nibyo biguha ubutoni kuba umutoni mu maso y'Imana. Kandi iyo ubaye umutoni mu maso y'Imana niho ubona nk'uyu nguyu witwa Abisraeli na Oholiyabu, nibwo ubona bacomotse mu Imana yabacomoye mu bandi baha impano zikomeye, baba abayobozi, baba abigisha. Niyo mpamvu ubona nyine no mu murimo w'Imana burya ntuzabone umuntu ari kuzamurwa mu ntera cyangwa se ari hari ukuntu Imana irimo kumuhezagira kumuha imigisha n'iyi, cyangwa se no mu bundi buryo bundi ukabona umuntu hari ukuntu umuntu ahagaze neza Imana irimo kumutonesha. Biva muri ibi byose cyane cyane, ariko si n'impano uba utanze, ahanini ni umutima wawe uburyo uyemo, uburyo umutima wawe ubana n'Imana. Ushobora gutanga bikeya bitewe n'uko nawe ufite bikeya, birashoboka. Ushobora gutanga ibidahenze cyane kuko nawe ufite ibidahenze. Ibyo ngibyo Imana bibibona, ariko umutima bivuyemo uko bingana kose Imana imenya agaciro kabyo. Niyo mpamvu wa mukecuru yashimwe, ntabwo yatanze byinshi. Yesu yavuze ngo uriya mukecuru ngo atanze kuruta abandi bose, kuko ngo abandi batanze byinshi basagutse byinshi bivuye mu bindi byinshi bafite. Ubwo umukecuru batanze ibyo yari afite. Urumva ko ahanini kinini si quantité, si ubwinshi bw'ibintu umutima, cyangwa se kinini si ubwiza bw'ibintu cyane cyane, ahubwo umutima utanganye ibyo ngibyo uwo ari wo. Ni ukuvuga ngo tujye tuba maso, tumenye ibyo duha Imana, twe gupfa kugaragura ibintu byose dufite ngo tujye tujugunye mu murimo w'Imana, ngo tupfa kuba duhaye Imana, dupfa kuba twanditswe hamwe n'abandi bitanze. Mwandike n'agiciro cy'umuceri abandi batanze umufuka, mwandike ikiro cy'ibishyimbo kandi ufite umufuka w'ibishyimbo wenda mu rugo, nta dusabune nawe munyandike, upfa kujya kuri liste y'abatanze, cyangwa nuko nanjye bazasoma izina ryanjye. Ugomba kumenya ko Imana iri kubona aho uri kuvana ibyo iri gutanga. Ubwo rero tugiye gusoza uyu murongo nyine wa nyuma, ushobora kuwusoma. Gatandatu umurongo wa mbere ubwo. Abisraeli na Oholiyabu bakorane n'umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera bwose, bareme ibyo Uwiteka yategetse byose. Amen. Ba bantu nyine batoranijwe b'abahanga ngo bafatanye bakorane n'umuhanga wese Uwiteka yashyizemo ubuhanga n'ubwenge bwo kurema ibikoreshwa imirimo y'ubwo buturo bwera bwose, bareme ibyo Uwiteka yategetse byose. Imana ishimwe. Iri jambo mu by'ukuri ni ijambo ririmo ibanga. Tubaho mu murimo w'Imana, tubaho mu matorero yacu, tubaho turi abantu twitwa ko dusenga, ariko mu by'ukuri umurimo ukenera inkunga, ukenera mbese contribution, ukenera mbese icyo wakora wakwitangaho nawe ubwawe. Ushobora kudatanga ibintu ahubwo ugatanga ubwenge bwawe, ugatanga ibitekerezo. Umuntu wese afite ukuntu Imana yamuhaye impano izi n'izi, ukwiye kugira uruhare mu murimo w'Imana. Ntukwiye kuba mu itorero gutya nta muganda wawe ubonekamo. Koresha umuganda wawe mu kubaka ubwami bw'Imana. Umuntu wese afite icyo Imana yamushyiriyeho kuri iyi si. Nta muntu ukijijwe uri aho kuri iyi si udafite impamvu ari kuri iyi si. Nagiye mbibabwira kenshi, mu by'ukuri iyo umuntu akijijwe yagombye guhita apfa, reka byite gupfa, ariko muri so gupfa mu by'ukuri yagutaha, kuko abakijijwe Imana ibimubonye nk'umuntu nyine w'umukandida ugiye mu ijuru. Imana ishatse yagucyura.
impamvu dukizwa Imana ikaturekera kuri iyi si ni uko haba hari imirimo idutegereje. Mu by'ukuri ntabwo ushobora gupfa utarangije gukora imirimo Imana igutegerejeho, kandi umurimo Imana igutegerejeho si wo wanjye, umurimo Imana integerejeho si wo wawe, kandi nta muntu usimbura undi ku murimo Imana imutegerejeho. Ni ukuvuga ngo umuntu wese, reka mvuge ko ukijijwe cyane cyane, umuntu wese ukijijwe ukiri kuri iyi si hari ibyo Imana imutegerejeho agomba gukora byanze bikunze mbere y'uko ataha. Niyo mpamvu rero umuntu wese ukijijwe akwiye kugenzura niba nta mpano yicaranye atari gukoresha, niba mbese ukwiye kureba niba utanga uruhare rwawe mu kubaka ubwami, ukwiye kureba niba uri gukoresha iby'Imana yagushyizemo kubw'inyungu zayo, ukwiye kureba niba utari kuri iyi si uriho gusa nta kintu uri gukora mu bwami bw'Imana. Imana ishaka ko dukoresha dutanga uruhare rwacu mu kubaka. Hano bubakaga ihema, ubu ngubu turi mu kubaka ubwami bw'Imana mu buryo bw'umwuka. Sinzi uruhare rwawe ari uruhu ugomba gutanga, ariko wisuzume urebe niba ibikurimo Imana yakubitsemo, impano Imana yagushyizemo, ya mataranto Imana yaduhaye dufite, niba tuyakoresha. Reba niba uri gukoresha itaranto zawe Imana yagushyizemo. Reba niba umurimo Imana igutegerejeho uri mu kuwukora uyu munsi. Tujye gusenga Imana, ariko byose twabonye ko biterwa n'urukundo umutima ufite ku Mana. Byose bigomba kuva mu mutima ukunda Imana. Ukwiye gukunda Imana byisumbuye kugira ngo n'ibyo utanga bibe ibintu byisumbuye. Kandi Imana iyo yaguhaye agakiza iguha n'ubushobozi bwo kubona icyo wakora mu bwami bwayo. Bamwe ni amafaranga, abandi ni ubwenge, abandi ni ugusengera abandi hari byinshi umuntu wese afite ibye agomba gukoresha mu bwami bw'Imana. Ndagira ngo wisuzume urebe niba Imana irimo kubona uri gutanga ibyo wagomba gutanga mu kubaka ubwami bw'Imana. Ufite uruhare rungana gute? Uri gukora iki uyu munsi? Imana iri kukubonamwo izihe nyungu uyu munsi? Kuko Imana niyo ikurekeye kuri iyi si, ikabikoresha ukaba ukiriho uri kuri iyi si, nuko hari Imana igutegerejeho. Ugomba gukora ari Imana igutegerejeho, ntabwo Imana izagucyura utakirangije. Kandi mu by'ukuri turi gutinda, akeneye yuko dukoresha itaranto zacu, impano zacu, abavugabutumwa bagakora umurimo w'ivugabutumwa, kugira ngo na wa muntu wa nyuma ugomba kwihana nawe yihane, yakire Yesu noneho Imana ivuge. Ntabwo impano izavuga hari umuntu ugomba gukizwa utarakizwa. Abavugabutumwa muhaguruke mukore umurimo w'ivugabutumwa, abantu bakire Yesu mu bugingo bwabo, kuko Yesu ntabwo azaza hari umuntu n'umwe usigaye ugomba gukizwa kuri gahunda, kuko itorero ry'Imana rigenda byubakwa buri munsi, kandi rigenda byubakwa n'umubare w'abagenda bakizwa biyongeraho nizo ngingo za Kristo. Ubwo ni ukuvuga ngo nk'abavugabutumwa dukwiye gushyiraho akete kugira ngo hari wa muntu wa nyuma ugomba nawe kwinjira mu itorero kugira ngo impanda ivuge nawe ajyemo. Wasanga ariko turi gutinza Yesu kubera yuko tutari kuvuga ubutumwa bwihuse kugira ngo tugere ku bantu benshi, na wa wundi nyine utegerejwe nawe yinjire mu itorero noneho impanda izabasha kuvuga. Mu by'ukuri iyi si ntabwo ariho tuzaba iteka ryose, iyi si si iwacu. Ubwo rero mu by'ukuri nk'abavugabutumwa umuganda wabo bakwiye kuwutanga, ni ukuvuga ubutumwa. Abafite ubutunzi bakoresha ubutunzi kugira ngo abavugabutumwa babone uko bagenda. Abafite ubwenge babukoreshe social media, muhereze ijambo ry'Imana mu buryo butandukanye, kuri Facebook, kuri Messenger, kuri WhatsApp, kuri YouTube, mushyireho ijambo ry'Imana, mukoreshe tekinoloji. Abafite ubwenge abandi mwandika ibitabo bivuga by'Imana. Umuntu wese abafite impano yo gusenga, musengera abakozi b'Imana, musengera n'abandi bantu, musengera abadakijijwe bakizwe. Umuntu wese akoreshe iby'Imana yamuhaye. Bariya bakoresha ibyo bavanye mu Egiputa, twebwe dufite iby'Imana yaduhaye ubwayo, tugomba gukoresha. Koresha iby'Imana yagushyizemo kubw'inyungu z'ubwami bw'Imana. Tanga ku byo ufite, tanga ibyo ufite Imana yagushyizemo, Imana yakubitsemo, kuko Imana yagutegereje
kugira ngo irebe ko ukoresha ibyo ugutegerejeho, kandi niwe ugomba kubikora ko ntawe uzagusimbura. Umuntu wese afite ibye, udafite ibye, udafite ibye. Genzura urebe ko uri gukoresha ibyo Imana yaguhaye. Genzura urebe ko uruhare rwawe uri kurutanga mu murimo w'Imana. Genzura urebe ko Imana iri gushima ibyo uri gukora uyu munsi, kuko buri wese azabazwa, kandi amaterano twahawe tugomba kuyakoresha, kuko nitutayakoresha tuzayabazwa. Imana tugire neza, tugiye gusenga Imana. Umuntu wese yisuzume arebe ko niba hari contribution atanga, urebe uruhare ufite uyu munsi. Niba ntabwo nyaboneka usenga Imana, uyibaze uti Mana ko ntari kubona icyo nakora, nkora iki? Icyo kubwira cyiza ukaba utagikoraga uyu munsi, utangire ukora icyo Imana gusaba, kugira ngo ubwami bw'Imana bugende bwiyubaka buri munsi, kandi Imana iguhe imigisha kubw'ijambo ryayo. Imana igushyigikire muri byose. Turangije tubasabira umugisha w'Imana. Abatwumva mwese tubasabira imigisha y'Imana. Niba hari abarwayi, Imana ibakize mu izina rya Yesu. Tugiye gusenga. Niba urwaye, ukoraho wumva urwaye, tugiye gusenga Imana. Imana igukize mu kwizera, wizere ko Imana igukiza. Afite ibibazo bitandukanye, abakeneye gutabarwa, Imana batabare rwose. Abandi bafite ibyifuzo bitandukanye, Imana yabere igisubizo ku byifuzo byose nk'uko mubifite, mu izina rya Yesu. Dusenga Imana. Mwami Imana yacu, turagushimiye cyane. Turagushimiye kuri uyu mwanya mwiza tumaze tuvugira kuri radio Kwizera. Nta gushidikanya Mwami, ijambo ryawe waribayemo kandi twumvise gukora kwawe. Ijambo ryawe ni ryiza, ijambo ryawe ni ukuri. Niyo mpamvu Mwami dushimye ukuntu ni ukuri bigenze neza kandi turungutse. Twize Mwami uburyo ubwoko bwawe bwo kwitanga kugira ngo biriya bintu bikorwe, kugira ngo uriya murimo ukorwe wo mu buturo bwera. Byari ibintu byinshi byasabwaga, noneho Mwami urababwira ngo batange uko umutima ubemeza. Icyampa buri wese akemezwa n'umutima we ko hari icyo agomba gukora mu bwami bwawe. Icyampa abantu Mwami imitima yabo ikemera gufunguka, bakemera kwitanga kugira ngo ubwami bwawe bwaguke. Ndasabye kugira ngo Umwuka Wera akomeze kutwigisha, Umwuka Wera akomeze kutwigisha kwitanga, Umwuka Wera atwigishe uburyo ki twakubaka ubwami bwawe Mwami muri iki gihe cya none. Urakoze Mwami wacu, urakoze kubw'ijambo ryiza twumvise, urakoze ko hari benshi bagiye gukora Mwami kugira ngo babe ubwami bwawe. Urakoze ko hari imitima myinshi igiye kwemezwa n'Umwuka Wera, nayo ikabasha gutanga kandi igatanga ibishimwa nawe. Duhishurire ibyo ushima bari byo dutanga. Reka buri wese Mwami ahishurirwe n'ijambo ryawe, amurikiwe n'ijambo ryawe. Mwuka Wera amwuzure, ahishurirwe icyo agomba gutanga kandi gifite agaciro mu maso yawe. Urakoze Imana yacu, urakoze ni ukuri, urakoze uvuze, ni wowe uvuze Mana kandi turumvise. Duhe rero gushyira mu bikorwa ibyo twumvise, uduhe kugendera mu ijambo ryawe no kumurikirwa naryo iminsi yose. Mana ukomeze gushyigikira uyu murimo, ukomeze kutubera amaso, ukomeze kuturinda wa Mana we, urinde ubwoko bwawe hirya no hino. Reka Mana utange amahoro Mwami wanjye, Mana yanjye, kuko ni wowe uyafite. Ni ukuri ni wowe ufite amahoro, ni wowe ufite amahoro binyamahoro. Niyo mpamvu nyasabye Mwami kugira ngo ayo mahoro arinde imitima yacu, arinde abatwumva wa Mana we, kugira ngo imitima yabo yemezwe n'Umwuka Wera, kugira ngo bajye batanga bafashe ubwami bwawe. Urakoze kuzakora n'ibintu byose dusabye gukora Imana. Byose tubisabye mu izina rya Yesu. Amen. 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 Sizaceceka kwamamaza iyo neza, nzavuga iyo neza yanjye. Umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye. Nari ndituro mfite ryo gutura, akira umutima utegeke umutima wanjye wuzuye indirimbo nyinshi zo gushima ibyo wankoreye.
rindi turo yo kugutuza uhaye umutima utegeke zayivuga neza ineza yawe Zavuga imirimo wa iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zayivuga ineza yawe imirimo ikomeye mu buzima bwanjye aho byaba biri hose mu mahanga no mu Rwanda iyo neza zayivuga zavuga iyo neza zavuga iyo neza zavuga iyo neza yagiye zavuga iyo neza zavuga iyo neza oya sizategeka zavuga iyo neza iriho zavuga zayiririmba nahereye mu buto bwanjye niruka inyuma y'iminsi ari kwiransize nabajije abanduta uko nakwiruka inyuma y'iminsi ntisige negereye n'abakambwe ngo bangire inama isumbizi ndi mu buzima je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux je n'ai jamais trouvé la réponse que je veux nabajije Bibiliya igitabo mu nda cyuzuye amateka y'ukuriwe hakurya yarwa ruzi iwacu niho nzicara ntaruhuka sinzongera kwiruka habe no guhagarara inyuma y'ibihe nzaba ndi kumwe n'umugenga w'ibihe mpagaze mu gihe kitazashira ngwino tujyane mugenzi we iyo tujya ni heza kuruta aho dutuye tuzabana na jambo maze aduha ijambo tuvugira ijambo imbere ya jambo haguruka mukunzi wanjye we ngwino tujya nedori itumba rirashize uburabyo burabije ku isi igihe cyo kuzigira kw'inyoni kirageze kandi ijwi ry'intungura ryumvikanye mu gihugu cyacu ngwino tujyane Yesu we ni wowe utazansiga fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira
izuba rirarenze kandi inzira ni ndende fata ukuboko tujyane ukomeze unyereke inzira izuba rirarenze kandi inzira ni ndende ngwino nubwo iyi si isigasiye amateka yacu ngwino ariko izadusimbutsa idusingira idusumba byose ngwino tuzasesekara yo duseka ngwino maze dusabane n'abo dusanzwe ngwino tujyane tuzasusuruka turi kumwe na sogokuruza Aburahamu ngwino tujyane ubwo aribwo tuzaba dusoje urugendo ngwino Yesu azadutembereza muri ya si yaduteguriye ngwino tujyane maze dusirimbe Yesu we ngwino tujyane
mwami wanjye muri naka ukuzaza uzambonere kure mwami wanjye